Yo kubasuhuza nshuti duhurira kuri Karumeli TV, ni channel twumviraho ubuhamya, ijambo ry'Imana, ubutumwa n'ibindi biganiro bitandukanye bigenda byubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero turaganira ku makosa urubyiruko rukunda gukora. Ni amakosa 10 ariko turaganira ku makosa 2 muri ayo ngayo 10, n'ubundi tuzajya tugenda tugaruka buri munsi twongera tuganira ku yandi yagiye asigara. Nkwibutse rero gukora subscribe, ukore kukazogera, ukore share kugira ngo usangize ubu butumwa n'urundi rubyiruko. Wibyihererana kuko n'ubutumwa cyangwa se na amagambo yubaka ubuzima bw'urubyiruko muri iyi minsi, kuko urubyiruko rufite ibibazo bigiye bitandukanye, rufite intambara zigiye zitandukanye. Urubyiruko ruragowe mu gihe cy'ikoranabuhanga, mu gihe nk'iki ngiki, ariko uyu munsi twifuje kuganira ku makosa 2 muri yandi 10 twavuze urubyiruko rukunda gukora mbere y'uko bubaka urugo. Ikosa rya mbere urubyiruko rukunda gukora ni ukwikinisha. Iryo kosa niryo tugiye kuganiraho. Ikosa rya kabiri ni ukutakira ibibazo by'urugo mbere yo kurwubaka, kutakira ibibazo by'urugo mbere yo kurushinga. Ikosa rya mbere tuvuze ryo kwikinisha, urubyiruko rwinshi, ntabwo ari bose, ni abenshi bakunda kwikinisha, biyoherereza ubuzima, biyoherereza irari ry'umubiri. Abenshi bameze nk'abafite ingo mu bitekerezo, benshi bafite abagore mu bitekerezo, barabagendana. Igihe bafatiwe rero, haba nijoro haba ku manywa, bahita bumva bakwitabara, bakitabariza kugira ngo bikinishe. Nyamara uko kwikinisha gufite byinshi kwangiza mu buzima bw'umuntu, bufite byinshi byangirika mu mibereho y'umuntu. Nyamara igihe uri kubikora uba wumva ari byiza, uba wumva uri kwiyorohereza, uba wumva wakomeza ukabikora, nyamara ntumenye ko uri kwangiza ubuzima bwawe, ntumenye ko uri kwangiza umubiri wawe, ntumenye ko hari ibintu uri kwangiza byinshi cyane kandi bitazagaruka. Urubyiruko rudukurikiye, ndagira ngo utege amatwi wumve iri jambo bita kwikinisha. Ese kwikinisha ni iki? Kwikinisha bituruka he? Ese bizanwa n'iki? Abenshi bakora uyu murimo wo kwikinisha bari gukurura amavideo amwe namwe bagiye bareba, bari gukurura amafoto y'inshuti zabo bakunda, barimo bakurura ibintu bagiye babona bijyanye n'amapornography, bagiye babona y'ubusambanyi, bikabubakamo irari ry'umubiri, kandi akabona nta mugore afite, akabikora rero kugira ngo yiyorohereze. Nyamara muri uko kwiyorohereza urimo urangiza ubuzima bwawe, urimo urica ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ndagira ngo nkubwire ngo uku kwikinisha nubwo bigoye kubireka, ariko gerageza ufate ingamba zo kubireka, kuko iyo uri kubikora uba wumva ntacyo bitwaye, wumva nta nicyo byishe, ariko nyamara byica byinshi mu buzima. Uku kwikinisha ukunda gukora, ejo ni wubaka urugo, ejo nugira amahirwe ukagira uwo mubana, mukajya mukorana imibonano mpuzabitsina, ntuzajya uryoherwa ko warangije kwiyangiza, uzajya usibye no kuvuga ngo bitera indwara, bitera kanseri za prostate, bituma umuntu agira intanga z'ibuhuhwe, bituma umuntu ntabe yabyara, byamukururira ubugumba. Usibye n'izo ndwara twavuze za kanseri, ubugumba, kubutabyara, byangiza n'uburyohe bw'umuryango. Igihe uzubaka urugo nta buryohe uzagira, ntuzarangiriza igihe, uwo muri kumwe ntazaryoherwa. Kandi ikindi, nunubaka urugo uzakomeza ubikore, kuko nibyo uzaba warubatse mu buzima bwawe, uzaba wumva ari byo byiza mu buzima bwawe. Ibyo bintu rero byo kwikinisha uri gukora none bizagusenyera ejo hazaza, bizatuma utabana neza n'uwo mubana. Urubyiruko rudukurikiye, ntabwo twavuga byinshi, ariko ndakwinginze kugira ngo uhereye none wowe wifatire ingamba. Nubwo bigugoye, nubwo bigukomereye, ariko reka kwiyangiza. Nubwo uzi kuri kwiyoreza, reba nk'ubu uracyari mutoya, uracyari umwana, ariko ibaze ugendana umugore mu bitekerezo. Uracyari mutoya ariko ugendana umugabo mu bitekerezo, mugendana mu bwonko. Isaha n'isaha, iyo uryamye, iyo uri muri dushe, uba wumva bije ugatangira gukabakaba ibice bimwe na bimwe bigize umubiri wawe kugira ngo ukunde wiyorohereze, ukarangiza igihe cyo kurangiza cyari kitaragera. Uri kwiyica.
Satani yikotsa igitutu, umubiri wawe wikotsa igitutu ngo nurangiza ukora ibintu bidakorwa, nurangiza ukora ibintu mbere y'igihe. Gerageza wirinde, gerageza urwanye umubiri wawe kandi uzawutsinda. Nubwo kurwanya umubiri bitoroshye, nubwo kurwanya umubiri bigoye, nubwo kurwanya umubiri bisaba imbaraga, ariko gerageza ubikore. Nubikora none ukibabaza none, ukababara none, ariko uzubaka urugo rw'amahoro, uzubaka urugo rw'ibyishimo. Uzishimana n'uwo muzaba mugiye kubana, uzishimana n'umugabo wawe, uzishimana n'umugore wawe. Irinde kwikabakaba bya bice bimwe na bimwe bigize umubiri wawe bituma urangiza. Byirinde rwose. Niwumva bije jya aho abantu bari, niwumva bije sohoka ujye hanze ujye mu bantu, niwumva bije niyo nashoboka kubyuka utembere muri salo, niwumva bije gerageza ushakisha ibindi bintu byakurangaza. Hita utekereza gusoma ijambo ry'Imana, hita utekereza izindi nkuru wagiye wumva zagufashije mu buzima bwa buri munsi, ariko urwanye kwikinisha kugira ngo ejo utazagwa mu kaga ko kurwara kanseri ya prostate, ejo utazagwa mu kaga ko kutabyara ukabura abana nyamara warashatse ugira ngo ubone abana, ejo utazagwa mu kaga ko kutishimana n'uwo mubana ukabona nta kubereye mwiza, ukabona nta kuryoheye. Buriya gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mukundana biraryoha, ariko nutangira ukomeze wiyangiza, wikinisha, wikabakaba, wishinga amafilime y'ubusambanyi wagiye ubona, akaba ariyo yagiye mu bwonko bwawe, akariya ari mu buzima bwawe, ntabwo uzubaka ejo hazaza, ntabwo uzarambana n'umuryango wawe. Muri iki gihe igerageza kwirinda, nubwo bitoroshye kubera ko wigeze kubikora, ariko utarabikora ntukabikore, ntabwo ari byiza. Iyo uri kugikora wumva ari cyiza, ariko ni kibi. Icyo gitsindwa cyo kwikinisha ni kibi, kirangiza, kironona, cyica ubuzima. Wikwikabakaba, wikwikinisha, gerageza ubivemo. Nubwo bibabaje, gerageza ubyirihunze, ubyirengagize, gerageza. Nubwo ndi kubikubwira gutya, ariko biragoye kugira ngo umuntu abireke. Ariko naje kukubwira ngo uyu munsi reka kwikinisha, kuko ni ikosa, ni amakosa, ni ukwiyangiza. Kandi urubyiruko rwinshi, abana benshi b'abahungu, abana benshi b'abakobwa bakunda kubikora, bakunda kwikinisha, bakajya ahantu biherereye muri dushe, muri wese, nijoro baryamye, aho abantu batakureba. Ariko nubwo abantu batakubona, Imana irakubona ko no kwikinisha ni icyaha no mu buzima busanzwe. Nubwo kandi Imana itakiguhanira, ariko urimo kwiyononera ubuzima bw'ejo hazaza umaze kubana n'umudamu wawe cyangwa se n'umugabo wawe. Reka wenda turekeraho tuvuge ku rindi kosa rya kabiri rivuga kutakira ibibazo by'urugo mbere yo kurushinga. Kutajya ahantu ngo wicare witekerezeho, utekereze mbese umuntu tuzabana, erega uwo muzabana si marayika, uwo muzabana si ikimanuka, uwo muzabana si umutagatifu. Urugo uzubaka ntabwo ari ijuru uzaba ugiyemo, oya, hazaba harimo ibibazo. Naje kukubwira ngo akira ibibazo by'urugo mbere yo kurugeramo, kuko ugenda uzi ko ugiye mu munezero, ugiye mu buzima bwiza, ugiye kuruhuka, ugiye gutuza. Noneho ugatekereza neza, uvuga ati noneho ncitse ububoyi, noneho ncitse ubupfubyi, noneho ncitse kwirirwa ndara ku gasozi, noneho aho ugiye ugasanga harutaho aho uvuye kuharusha ububi. Nshatse kubwira ngo akira ibibazo by'urugo mbere yo kurugeramo. Akira uwo muzaba, nusanga ni urugero ari umusore, ukabona ni umusore mwiza, uteye neza, ufite ikirere, igihagararo nk'icyo ushaka, ariko ugasanga anyara ku buriri. Byakira imbere yo kuhagera. Saa munani z'ijoro uzijye wumva uhita ubyakira nk'aho kunyariye, ubyuke, ushyira akandi gashuka, wimusunikira hasi, wikubita. Oya, akira izo nkari z'umugabo wawe, akira izo nkari z'umugore wawe za nijoro. Byakire mbere yuko ugera mu rugo, byakire mbere yuko urushinga. Nugera mu rugo ugasanga uwo mugiye kubana, wenda n'urugero akunda kurya, ukumva nijoro umugore arabyutse saa munani z'ijoro, saa 9 ukumva ari mu masorora, kumva. Byakire mbere yuko uhagera, uvuge ati ninsanga abyuka saa 8 z'ijoro akarya, saa 9 z'ijoro akarya, bimenye nyine ubyakire mbere yuko ubibona, byakire mbere yuko bigeraho. Uvuge ati nabyuka saa 8 nzabyuka muherekeze mbimufashemo.
nzabyuka mbimufashemo, mwarurire arye yongere agaruke aryame. Byakire mbere yuko biba. Wa mukobwa nushaka ugasanga n'urugero umugabo mubana akunda imibonano ya buri saha, byuka twongere, byuka twongere, byuka dusubire, byuka, byakire mbere yuko biba. Wowe mbere yo kurugeramo ubanza ubyakire, uvuga ati ninsanga byuka twongere, byuka dusubire, byuka nanone ndabishatse, nanone byuka mwongere, ugenda umufasha buhoro 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 buhoro, wenda rimwe na rimwe hari ibyo azagenda areka. Ariko nutakira imibabaro y'urugo mbere yo kurushinga, nutakira ibibazo by'urugo mbere yo kubigeramo, nutakira intambara ziba mu rugo mbere yo kurugeramo, bizakugora. Jya ahantu wicare, jya ahantu wiyakire, ubone uwo mubana akunda umupira, aryama saa 10 za mu gitondo, aryama saa 8, byakire mbere yuko bihagera. Wenda muzajya mubiganiraho, ariko birashoboka ko atahita bireka nona, kubera ko arabikunda, byaramubase, byamugiyemo, nibwo buzima bwe bwa buri munsi, niyo mibereho ye ya buri munsi. None rero nutabyakira mbere yuko bigeramo, nshuti yanjye, bizakugora, bizakurushya. Ushobora kugera mu rugo, ugeze mu rugo rwawe nyine urwubatse, ugasanga uwo mubana, ugasanga uwo murwubakanye, ugasanga uwo mwasezeranye mu murenge, mugasezerana mu itorero niba murifite, ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, kandi warabihamije ko muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, ugasanga afite imico imwe n'imwe igoranye. N'urugero wenda nimba ari nk'umukobwa wa musore umushatse, ugasanga kugira ngo mukorane imibonano mpuzabitsina biragusaba kubanza kwisiga amavuta ya gikotori ku gitsina kugira ngo ubone uko muryamana, kuko we wenda nta mubobera afite, kwa kundi bavuga ngo abantu bagira ugasanga ntabwo, biragusaba kubanza gufata gikotori ugasigaho amavuta kugira ngo byakire mbere yuko uhagera. Nuhagera ugasanga ari uko bimeze, uzavuge ngo wabyakiriye mbere. Wibyakira baragezeyo, nubyakira baragezeyo bizakugora. Byakire mbere. Akira imibabaro y'urugo, akira intambara ziba mu rugo, akira imvune zo mu rugo. N'urugero wa musore ugiye gushaka, ubonye umukobwa mwiza, ufite ikirere cyiza, uteye nk'uko ubishaka rwose, afite taye nziza, afite mu gatuza heza, agenda neza, avuga neza rwose, iyo yasamye atangiye guseka urangarira mu kanwa ke, afite ishinya y'igikara, afite inyinya, ateye nk'uko wabishakaga, ateye nk'uko wabishakaga, ariko usanze afite ikibazo. Byakire mbere yuko uhagera. Utahire nyine kuba ahagaze neza, ubyakire, wihanganisha. Ushobora kutabona umuntu ukwihanganisha, yihanganisha. Wowe iyihanganishe, wiyihanganishe rwose, wihumurize, wikomeze, kuko nta kundi byagenda. Nutabyakira rero uzagira urugo rubi, uzasenya, uzajya ugenda uhekenya amenyo, uzajya winjira mu rugo uhekenya amenyo, uvuga ngo sinanizi ko ari uko uteye. Ntiwari kubimenya nyine, ntiwari kubimenya se gute? Iyo nza kubimenya, oya, iyakire, ujye wishima, ubyine, uririmbe, kuko nawe ntabwo yiremye, ntabwo yabihisemo. Yagiye kubona abona nuko nguko aremye, abona nuko nguko ameze. Byakire ko nawe ni ikiremwa Imana yaremye. Byakire gutyo rero, kugira ngo mugire ibyishimo by'umuryango, nuko wakira ibibazo by'urugo mbere y'uko urugeramo, kugira ngo mugire umunezero w'umuryango, umudamu mufate neza, umugabo mufate neza, nuko wakira imibabaro mbere y'uko ugera mu rugo. Urugo ntago ari ijuru, urugo ntago ari iparadizo, oya, ntago ari uko bimeze. Ushobora kuhagira ugasanga hari ibibazo kandi utavuga, utabwira abantu, utabwira mugenzi wawe, kuko no kumena ibanga ry'urugo kirazira, ryumeho, kirazira kumena ibanga ry'urugo. None byakire rero mbere yuko urugeramo, kandi nubyakira Imana izakubashisha nawe, Imana izagushoboza. Uzakomeza usenga Imana, wiyambaza Imana, Imana izagushoboza, Imana izakugirira neza, Imana izaba hafi yawe kugira ngo Imana ikomeze ikubakire. Iri kosa rya kabiri rero reka turirekera aho ngaho, tuzakomeza tugenda tugaruka muri ya makosa 10 twavuze.
haruguru, kugira ngo buri wese agende yiyubaka kugira ngo urugo rwe rutazasenyuka ejo hazaza. Urakoze cyane rero wowe wari udukurikiye kuri Karumeli TV, nkwibutsa gukora subscribe, gukora ku kazogera, ukora share, uhamagarira urubyiruko kugira ngo ruze twumve inama dukura kuri Karumeli TV kugira ngo ingo zacu tuzazubake neza, tuzubakane ibyishimo, tuzubakane umunezero, nabo tubana tujye twishimana. Nakagaruka rero, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, kandi namwe nizere ko munkunda. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha kugira ngo garuke kuri ya makosa yandi tutabashije kuvuga, kugira ngo turebe ko ingo zacu zazagenda neza, turebe ko ingo zacu zazubakwa mu byishimo, nubwo harimo bya bindi twavuze bigoranye. Imana ibampereye umugisha. Murakoze.